kunegosiya navuga ntari ko ndamutse negosiye ngo haze umukobwa aho hari igihe abantu bakwitiranya amadosiye bati wasa azashaka gukora ibikorwa by'urukundo urukuri ukavuga uti ninjya kunegosiya ngo hazemo umukobwa namwe murabizi hari igihe bagira ngo wenda hari ikindi kintu yego ukuntu biri bugende bitewe wenda n'imyumvire n'imico ya binyarwanda ariko burya tuzi ko kuri za BBC n'abakobwa barahaba hari n'abakobwa burya bogagiza imipira nk'uko barigogana n'aba Clarisse babyogeza ubwo rero navuga ngo ni iby'igiciro kuba naje cyangwa se nagiriwe icyizere cyo kubana nabo twakuranye burya biroroha cyane navuga ngo mvuye mu bwiza njya mu bundi kandi ndizera ko byanze bikunze nzagerageza kufatanya namwe tukagira ibyo tugeraho biteza imbere siporo y'u Rwanda Efuremu rero yamaze rero ni dasi rero icara utuze utekane nta nakakwakirije intango ariko mbere ya saa sita reka tubanze dukora akazi tubanze dukora umurimo ubu idi yaba hari we aba yazanye keke oya nta keke bikasigara mu bwanwa ya keke sinabonye bigenda nta musaza wo kwakirizwa umutsima umutsima nakubonye ejo wanazanyanyakiriza avoka gendo manyura bigenda bimanyuka binasigara ku gice kimwe cy'umubiri turaza kubiganiraho nyuma y'ikiganiro cya mbere naho ubundi rwose muri rusange ndishimye ndumva atari n'ubwa mbere byari burya ntabwo ari ubwa mbere ariko byansigaye ku mutima ndavuga nti bitinde bitebuke hari igihe kizagera tukongera tugahura nkongera nkahura na Efuremu nkongera nkahura na Hitimana kandi tugahurira ahantu heza Leonidas igihe twakoranye ndi umunyeshuri urumva bo bari baturi imbere kuri radio ya kaminuza urumva igihe namusanzeyo we asa nkaho amaze kubizobera akorana na ba Bakaro Frodouard bana nawe yanyuze hari igihe gito Bakaro nabasamba nabasamu Samba Cyuzuzo bakora kuri BBC nabasamu na Jado yariwe mu muyobozi wacu icyo gihe rero urumva ari mu bantu batwakiriye ngewe nadukuze nabatiti atwakira kuri Sarusi ariko biko twaje ni Kigali dukubita gastrago nubwo wari ukiga ngewe ndangije duhitira kwa nanone ubwo arano soki nishimire no gusanga uswa kimu none dasaranyibukije arano soki mu yadutwaye ashaka umurimo je none das muvi buterese tuvi ariko hiti ntiyagiye ishuri yaragiye kuryimurira i Kigali ariko ntago kaminuza y'u Rwanda ari nkizi yari kaminuza y'u Rwanda ntago bigaga nimugoroba wenda nguvuga uti ndagikora mu gitondo hanyuma wenda nze kwiga nimugoroba njewe narangije Hitimana ari kwiga ariko ikiganiro kiri mu gitondo Hitimana ese mukagira Imana mwe ndivemo se mukagira Imana ibi bintu ndabifatanya kuko urumva kuzi Kigali abanyeshuri twavuye Butare dufite ubwoba tuvuga duzese wenda ibutari Kigaratare ni wanyu ibutari wapfaga no kugira ukuntu ukavuga nzakora rimwe ejo nzaze mu ishuri gutyo tuho twanakoragana nimugoroba cyabaga bisa nk'ibyoroshye na radio ya kaminuza yarabyumvaga yaranabyumvaga ariko twaravuga tuze i Kigali ubu buzima bw'i Kigali tukira abanyeshuri tukeneye amafaranga ubu buzima bw'i Kigali tuzarusyaho tuzabushobora koko aho ngaho nge nagize amakenga ndavuga nti niba bidashobotse ko wenda bahindura ngo bashyire nimugoroba ngira rero ndanzi muvandimwe reka nsoze ishuri sinakwangaga we igenda nari kwishimira kongera gukorana nawe ngereka mbane nsoze ishuri ariko uri umunyamahirwe kuko burya nanjye nariya ya mbere gusa nategera ibindi byabaye inkiko byahise bihomba ibindi byabaye very soon anyways yari ukwezi kumwe ukivuga very soon ngo bisamenye gahunda ko zigeze ariko se kamvuga ari kanyiza ibyo yabiyo ntabwo ukivuga very soon bivumbura rwose kanyiza nawe very soon arayizi nawe ndayizi kuko twakoranye kuri Sarusi ndumva niba ntibeshya ari naho hantu watangiriye umwuga kuri radio uza kuhava ugera nyine kuri City Radio ariko reka two kuvumba ayo twengewe tumuhe umwanya Leonidas atubwira urugendo rwe yatubabwira abantu urugendo rwanjye n'urw'iyo Sarusi nyine nkuko Hitimana yarabi
umupira w'amaguru cyangwa se siporo muri rusange nuko wenda muze ku mupira hari igihe nyine biba ngombwa wenda ukavuga ku nyungu z'umuntu rimwe na rimwe zikamushimashima bigatuma ashobora kuba yagufata nk'umwanzi we, ariko burya kiba kigamijwe ni ukugira gute, ni ukubaka umupira, ni ukubaka siporo muri rusange. Ntabwo ari ukuvuga ngo abantu ngo ni kwangiriza umuntu kugira gute. Muri abo bose ntawe tuba twadikanyije isambu, yewe nta nubwo mparanira kuvuga ngo ndayobora Rayon cyangwa ndayobora Kiyovu ndayobora APR. Oya, mu rwego rwo kugira ngo turebe n'iki cyateza imbere siporo yacu. Bikomejeho kubera ubutumwa nabonaga abantu benshi bari kwandika ntibwabura. Oya, abantu reka mbamara impungenge, abantu bazakomeza kumva Leonidas wa nyawe basanzwe basa, sibyo umunyamakuru w'umuhanga. Leonidas nta muntu azakomeretsa, nta muntu azibasira, ariko umuntu uzakora ibintu bitari mu murongo wo kubaka siporo, kuko iki ni ikiganiro cya siporo tumuzanyemo, ni umunyamakuru wa siporo. Leonidas uwo muntu n'ubundi azamwirukankana kimwe natwe twese, nicyo tuzafatikanya. Twe dukora tutagamije gusenya siporo, nubwo hari benshi babidushinja, ariko abo babidushinja iyo ugiye gusesengura usanga ahubwo ari bo bantu banagira ibyo bihishamo kugira ngo banayice. Nibyo rero Ndasi yavugaga ngo ari igihe uba ukoze ku nyungu ze, ukoze ku nyungu ze agasara akaguhindukirana ngo wica siporo, ngo abanyamakuru ngo mwija siporo, ugasanga biravugwa n'abantu b'abayobozi b'amakipe bamwe na bamwe tuzi ibyo birirwamo byo kumunga nyine iyi siporo yacu. Yego, tuzi ibyo birirwamo kandi by'amafuti bitubaka siporo ahubwo biyizambye. Ibyo rero abantu rwose babyitegure. Ubwo rero babyitegure, abantu benshi bakwakira rero Leonidas, natwe turakwakiriye. Hari inshuti yawe muri Afrika y'Epfo yitwa Kwizera ndetse na Kanje mu Kirozo, baravuga bati umunyamakuru turamukunda, ati rwose muzanye umuntu muzima cyane kandi muzabane mu gihe kitari gitoya. Kayigamba Theophane ahise anyandikira ari Australia, ati nishimiye kongera kubona umuvandimwe Leonidas. Uburyo yabyanditse urabizi kakana muziranyeho. Kayigamba ati Leovuna ndabizi ubwo n'abandi ko buriya rega yita Imana hari buriya aza mukorana kuri City Radio, ni gihe wari umukurangiye. Navuga ni audience burya kenshi ntibazakubeshye, nyinshi turayisangira guturuna werekeza aha n'undi aturuna yerekeza aha. Hari n'abampamagaye mu gitondo batugiye hehe, ndababwira ni nyine nagiye nimutse nambutse, niko hari umucuti wanjye dukunda kwikoresha Faustin niwe ukoresha gateri mati nambutse, ntabwo nanjye nambutse nagiye no ku Gishushu ngiye kureba ko ubuzima bw'ahari nako bumera. Ubwo rero ba Maripango n'abandi batandukanye bakanje umukiza wavugaga n'abandi banyuranye duhora duhura twumva, mwese rero tukomeze nyine tubane muri uru rugendo rushya ntangiye, kandi ndizera ko ruzagenda neza nta kizarukoma imbere. Alexis Musabirema makuru ki tumusaza karibu rwose turamwemera muruzuye. Amaduingwe na Nyirabahire USA. Nyirabahire wanje USA. Nyirabahire hari abavandimwe benshi cyane bagiye bakora. Engineer Segaciro Elia rwose Segaciro. Ako nawe